uyu mubyeyi rero abona impanuka nyine, abona biranze, abona impanuka nyine irabaye birarangira, abona bakubise igiti, abona batangiye kwibirandura. uyu mubyeyi yagerageje uburyo afata uyu mwana, arangije n'amakuru y'akababaro, amakuru ababaje cyane. ngira ngo uriho urareba kuri iyo sikirini yawe uwo mubyeyi. impanuka yabaye ejo ahagana isaa 7:20 y'imodoka ya bisi ya interinasiyonari yakoreye impanuka hariya mu karere ka Rulindo ugiye kugera ku Kirenge. Birababaje cyane ibintu byabaye, aho kuri ubu ngubu habarurwa abagera kuri 20 bamaze guhitanwa n'iyi mpanuka. ni mu gihe iyi bisi yari itwaye abantu bagera kuri 52. ni uku nguku byaje kuza kuba byagenda mw'abantu mwe. abantu benshi bari kurira cyane, abantu abarokotse kuri ubu ngubu bakomeretse mu buryo bukomeye cyane. ngira ngo mwagiye mubona amavideo agiye atandukanye, uburyo mu by'ukuri ibintu donc iyi tragic accident yabaye ejo ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa kabiri 2025. ni sene iteye ubwoba. uwo mubyeyi uriho urareba kuri iyo screen yawe yitwa Levokete. uyu mubyeyi ibintu byabaye ejo ni umwe mu bahitanwe n'irampanuka y'imodoka ya bisi ya interinasiyonari. ariko abantu benshi bari gukomeza kumupositinga, ariko kandi bitewe navuga ngo n'ubutwari yagize, Imana ikabimufashamo. abonye iyi mpanuka, doko nyine ko impanuka byanga byakunda igiye kuba, batangiye kwibirandura. abonye ibyo bintu bibaye, ahitamo icyemezo abantu benshi bari kumushimira, bitewe mu by'ukuri n'umwana we nyine yari kumwe n'umwana. umwana we ni muto, yarakiri mutoya, doko yari mu mezi ubanza atari yakuzuza nk'amezi yari nk'atandatu. yari muto kuko nibigaragara mu mafoto n'umwana wari mutoya. hari abantu nagiye mbona bari gupostinga ngo uyu mubyeyi yapfanye n'umwana we muri iriya mpanuka. ntabwo ariko biri, ahubwo Imana yaje kuza kuba yakora igitangaza gikomeye. uyu mubyeyi arataha, uyu mwana arasigara. byagenze gute rero? ejo ubwo iyi modoka ya bisi ya interinasiyonari yageraga muri kariya gace iyi mpanuka yabereyemo, umushoferi wari uyitwaye yadepashije indi modoka. mu kudepasa, murabizi izi bisi za interinasiyonari zirirukanka, ubanza nta speed governor bafite, barirukanka ku rwego rwo hejuru. noneho yagera mu kudepasa nyine ibaze, noneho ari kunyura ku yindi modoka, uburyo bari kwirukanka. niba warigeze kugendera muri bisi ya interinasiyonari, ikintu bita umuvuduko, uva muri izi bisi uri gusenga ngo Mana wakoze kubana nanjye. zirihuta cyane ku muvuduko wo hejuru. hanyuma igeze muri aka gace yaradepashije, ngo mu kudepasa ipine ryahise riturika. iyo speed bisi yagenderagaho, umupine uraturitse, nyine bisi yahise ibura balance, niko guhita igwira igiti. birumvikana izi bisi zifite moteri iremereye, zifite amatoni menshi. icyo giti nticyafatiye bisi, birangira ubwo nacyo nyine igenda ikubita ikintu cyose ibonye, yibirandura kugeza bwo igisakaro cyo hejuru kihavuye. hanyuma igwa muri metero 800. Imagine, metero 800. ubwo urumva yari yenda kugwa mu kilometero.
ni mu kilometero, kuko 800 haburagaho metero 200 kugira ngo ikilometero cyuzure. Ngaho reba metero 800 imodoka yibirandura mpaka hepfo mu manga. Ni impanuka yari iteye ubwoba. Abantu benshi n'abakuru bari kuvuga ngo nibwo bwa mbere doko tubonye impanuka imeze gutya. Uyu mubyeyi rero Revocate, iyi mpanuka ikiba, ngira ngo iwabo nabonye ngo ari kuri Pfunda, ngo kuri Ezine niho doko yari asanzwe atuye. Yari afite n'umugabo, yabanaga n'umugabo wiwe. Ndanamwihanganisha cyane kubera ko baherutse no gusezerana. Basezeranye mu byo mu kwezi kwa karindwi kwa 2024. Ngo reba igihe bari bamaranye, n'abantu mwe birababaje cyane. Umwana Imana ibahereza umugisha, bagira n'urubyaro. Ni agahinda gakomeye cyane mw'abantu mwe uyu mugabo asigaranye. Ariko iyi si niyo kuturiza mw'abantu mwe, iyi si nta kimaze. Uyu mubyeyi rero abona impanuka nyine, abona biranze, abona impanuka nyine irabaye, birarangira. Abona bakubise igiti, abona batangiye kwibirandura. Uyu mubyeyi yagerageje uburyo afata uyu mwana, arangije ashaka uko amukiza impanuka, ati basi ngende ariko umwana asigare. Umwana wanjye, ababyeyi much respect, muritanga cyane, muca mu buzima bugoye. Respect. Uyu mubyeyi ukunda umwana we arangije abonye iyi mpanuka, umwana mu kumusevinga kugira ngo ntagendere muri iyi mpanuka, aramufata asa nkaho amunyujije mu kirahuri, arangije aramujugunya. Ati basi aba ari njyewe upfa njyenyine. Uyu mubyeyi abikora gutyo. Abantu bari kugenda bari gupostinga ngo uyu mubyeyi yapfanye n'umwana we. Uyu mwana kuri ubu ngubu we yarokotse iyi mpanuka bitewe n'umubyeyi w'uburyo nyine aya mayeri yakoresheje. Aravuga ngo Mana basi ngende njyenyine ariko umwana wanjye asigare. Arangije agira uko amusevinga gutya. Hanyuma imodoka irakomeza iribirandura, birangira abagera kuri 20 bapfuye, hapfiriyemo na Revocate. Gusa izi kesi nyine zimeze gutya zikunze kubaho, ngira ngo nyine ko umwana hari n'igihe n'impanuka iba abantu benshi bagapfa, umwana agasigara agahinjuka gagasigara, kandi imodoka bikubise ku bitare bagize gute, abandi bagapfa, umwana agasigara nta n'ikintu yigeza. Mw'abantu benshi uyu mubyeyi bari gukomeza kumugarukaho bavuga ngo nubwo atashye nk'intwari. Noneho uburyo yabanaga na bagenzi biwe neza, nagiye mbibona mu mavideo agiye atandukanye. N'umubyeyi wagiraga vibes, yabanaga neza na bagenzi be, yabanaga neza, ahora yisekera. Byakugora cyane kubona ifoto mu by'ukuri atari araseka. Donc amafoto yose ateruye umwana ari konsa, nyine yabaga yisekera ibintu byose. Mu by'ukuri yari umuntu mwiza. Uyu mugabo wiwe yari yaratomboye, ariko nuko nguko byaje kuza kuba byagenda. Uyu mubyeyi witwa Revocate aherutse gusoza kaminuza muri IERK muri uriya mwaka wa 2024. ngira ngo uragenda ubona amafoto agiye atandukanye yambaye n'ikanzu ya graduation. Akaba yarasoreje muri University ya IERK ariko ishami rya Gisenyi. Ariko kandi nababwiye kubijyanye no gusezerana, yasezeranye mu mategeko muri uriya mwaka nanone mu kwezi kwa karindwi kwa 2024. Nta kindi twavuga ni ukuri Imana ibakomeze umuryango, ariko kandi tunashimira Imana ko basi uyu mwana yarokotse, basi yasize wenda urwibutso. Umugabo we wenda azajya areba uyu mwana akavuga ati nibutse basi umugore wanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo.
gusa birababaje cyane, biteye agahinda, ni impanuka iri bushengura abantu benshi cyane. Kuri ubu ngubu rero iyi mpanuka imibare imaze guhitana nk'uko nabikugejeho ni 20, nk'uko itangazo ryavuye mu biro bya minisitiri w'intebe Edouard Ngirente, aho iryo tangazo ryagaragaje ko guverinoma y'u Rwanda yihanganishije ababuriye ababo muri iyi mpanuka y'imodoka ya bisi ya internationali yabereye hariya mu karere ka Rulindo. Mu by'ukuri guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko izakomeza kuba hafi imiryango y'ababuze ababo ndetse izabafasha. Mu by'ukuri ni uko nguko. Ni mu gihe umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yitwa ASP Boniface Rutikanga yavuze ko iyi mpanuka icyayiteye ari ukunyuranaho nabi kwakozwe n'umushoferi wari utwaye iyi modoka ya bisi ya international, hanyuma iza kuza kuba yarenga umuhanda. N'abantu mwe birababaje cyane. Ngayo nguko uyu mubyeyi ari kuriza abantu. Impanuka yari iteye ubwoba, mwagiye mubona amavideo agiye atandukanye uburyo ababyeyi bamwe amaboko yari yavunitse, imyenda yavuyemo. Donc ni tragic accident, na accident yari iteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. None wabonaga uburyo hari abariho baratera amaguru, abandi amaboko, bari kwaka ubutabazi. Nyine ni impanuka yari iteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Nk'abantu mwe turabihanganisha, ariko kandi nk'uko na guverinoma y'u Rwanda yabivuze ngo irakomeza no kuba hafi abari mu bitaro kaswe ko iyi mpanuka ikiba ubutabazi bwabaye, bakomeretse bagitera kuka bakajyanwa mu bitaro bigiye bitandukanye kugira ngo bitabweho. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko irakomeza kuba hafi iyi miryango ndetse n'abakomeretse kugira ngo bakomeze guhabwa ubuvuzi kugira ngo babe bakira vuba. Ni ukuri turabihanganishije, mukomere. Ababuze ababo tuzongera guhura nabo mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka, kandi n'abakomeretse ni ukuri Imana ibabe hafi, muzakira. Soreje aha, ndabakunda. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.